Nshuti bakunzi b'icano mwiriwe, ndabasuhuje cyane. Ngiye muvugana ni Habinshuti Jean Claude. Ntatinze cyane kuri icano tuzajya tuganira ku bijyanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tuganire ibisubiza abantu n'imbaraga mu bugingo ndetse bibafasha muri uru rugendo rugana mu ijuru. Ikindi kandi tuzajya tubagezaho amadokimantere, tubagezeho ubuhamya, tubagezeho ijambo ry'Imana, ariko byose bigamije kubaka ingoma y'ijuru kandi birushaho gutuma umugeni arushaho kwitegura umukwe. Rero tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 11, turahera ku murongo wa 12. Haranditse ngo, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Haleluya. Aya magambo dusomye muri iki gitabo cyanditswe na Matayo, ibice byaho 11 kuva umurongo wa 12, haratubwira ko ubwami bw'ijuru butwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Haleluya. Aya ni amagambo Yesu Kristo yabwiraga abigishwa. Haleluya. Ariko icyo gihe byari biturutse ku bantu bari bavuye, abo bantu bari intumwa. Izo ntumwa zari zatumwe na Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yari ari mu nzu y'imbohe, nuko aribaza ati, se umwami Yesu kuki ndi mu nzu y'imbohe kandi naramukoreye? Ariko niko gutuma abigishwa be ati, mugende mumbarize umwami Yesu, mutese ni wowe wa undi dutegereje cyangwa dutegereze undi? Ariko umwami Yesu akimara kubumva arabihorera, akiza ibirema, yigisha ubutumwa bwiza. Arangije ahindukirira za ntumwa, arazibwira ati, mugende mubwire Yohana muti, impumyi zirimo zirareba, abarwayi bari gukira, ababembe bari gukira ibibembe, ubutumwa bwiza burimo burabwirizwa, abapfuye barimo barazuka. Haleluya. Mugende mubibwire Yohana kandi mubwire ngo, Yohana we, hahirwa ibyanjye bitazagusha. Nuko akimara kuvuga ayo magambo, nuko atangira kubwira abantu ibya Yohana, ukuntu Yohana ari umuhanuzi ukomeye. Ariko arangije kubasobanurira, nuko arahindukira hanyuma arababwira ati, uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Bakristo bene data, kujya mu ijuru si ubunebwe, kujya mu ijuru ni imbaraga. Haleluya. Kujya mu ijuru ni ukurwana. Ahangaha rero uvuga ngo ubwami bw'ijuru intwarane zibugishamo imbaraga, bishatse kuvuga ngo intwari zo zarananiwe, hasigaye intwarane. Izo ntwarane rero kugira ngo zirimo zirarwana kugira ngo zisingire ubwami bw'ijuru. Haleluya. Pawulo we yabivuze neza, aravuga ati, njyewe ndasiganwa ariko sindi nk'utaziyonja, ndaterana ibipfunsi ariko simusha, ndifuza gusingira icyo Kristo yamfatiye. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, numara gukizwa, wakiriye umwami wa Yesu Kristo nk'umukiza wawe, haleluya, tangira urwane, kuko hariho umwanzi Satani ushaka kukwambura Yesu Kristo wamenye, ariko uzamutsindisha kurwana. Ambara intwaro yo gusenga mu izina rya Yesu Kristo, uzanesha Satani. Haleluya. Niwambara intwaro yo gusenga, niwambara intwaro yo kwizera,
haleluya, niwambara ukwizera kukazimya imyambi yose y'umubi, niwambara gusenga Satani azaguhunga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo haleluya, twegera Imana nayo izatwegera, turwanye Satani nawe azaduhunga. Haleluya. Mwene data, ndakubwiye ngo uru rugendo turimo, haleluya, ni urwo kurwana. Yesu Kristo yaraduhamagaye kugira ngo dusingire isezerano, icyo yaduhamagariye ubugingo buhoraho kugira ngo tubusingire ni ukurwana, kuko mu nzira hariho ibyitambitse byinshi bishaka kukubuza kugira ngo ukomeze iyo nzira igana ku mwami Yesu. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwambara ijambo ry'Imana, hamwe no kwizera, tuzatsinda Satani, dusingire icyo Kristo yadufatiye. Haleluya. Uwiteka nashimwe kandi Uwiteka nahabwa icyubahiro. Imana yacu ni nziza, Imana yacu yaradukunze. Haleluya. Hari umuririmbyi byamfasha uvuga ngo yankunze nabibereye naruwo gupfa, niwe ya muje n'Imana ubu ndashima, ni Yesu zina riryoshye niwe nzirata. Bene data bakunzi biyicano, dukomeze dukomerere mu mwami Yesu, kuko mu mwami Yesu niho tuzakura imbaraga, mu mwami Yesu niho tuzakura kunesha. Nidutumbire Yesu. Haleluya. Hariho benshi bakurikiye umwami Yesu ariko baracogora, barangije bagwa hasi, barangije bahera umwuka, ntibaba bagikomeje urugendo. Haleluya. Impamvu batakomeje urugendo nuko batatumbiriye umwami Yesu. Muri uru rugendo nta hantu wagera, nta kintu wageraho udatumbiriye umwami Yesu, kuko umwami Yesu niwe ufite byose. Haleluya. Umwami Yesu niwe ushobora byose. Umwami Yesu niwe wagukiza indwara. Umwami Yesu niwe waguhumuriza muri uru rugendo. Umwami Yesu niwe wakongera imbaraga zo gukomeza runo rugendo. Utamufite ntacyo wageraho. Haleluya. Nicyo gituma yabwiye bariya abantu, arababwira ati ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa bene data, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Kujya mu bwami bwo mu ijuru ntabwo ari ukudamarara, ntabwo ari ukwicara, ntabwo ari ukurya neza. Kujya mu bwami bwo mu ijuru ni ukwemeruka ugahara ibyawe byose, ugatumbira umwami Yesu, kuko umwami Yesu ari uzagushoboza. Erega bene data, aho tujya ni heza. Haleluya. Aho tujya ni heza. Nicyo gituma Satani ahora ashaka kudutangirira mu nzira kugira ngo tutabasha kugerayo, kuko we mu ijuru warahazi, yabayeyo. Nicyo gituma ashaka gutangira abagenzi ngo be kugera muri buriya bwami bw'ijuru. Ariko mwene data, uyu munsi wa none umwami Yesu arakwibutsa yuko ukwiye kurwana intambara. Haleluya. Kandi izo ntambara ntugire ubwoba, ntabwo uzirimo wenyine, ni Yesu Kristo uzagushoboza. Wowe gusa, haleluya, umwiyambaze, wowe gusa umutumbire. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi yuzuye umwuka wera, nuko aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi. Haleluya. Gutabarwa kwanjye kwava hehe? Haleluya. Nuko aratekereza yuzuye umwuka, aravuga ati gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Haleluya. Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru numutumbira, ubutabazi bwe, haleluya, buraje bwihuse ku buzima bwawe. Nongera guhumuriza abantu bari mu ntambara, abantu bari mu bibazo, abantu bari mu burwayi, abantu batukwa, abantu bari gutotezwa, abantu bari mu ntambara zitandukanye. Mbabwira ngo mwiringire umwami Yesu, niwe uzabarengera. Birashoboka yuko abana b'abantu wenda hari icyo bamara, ariko ndakubwiye ngo redistance, iby'abana b'abantu bananiwe, iby'abana b'abantu badashobora, ibyo ababyeyi bawe batagukorera,
Biranashoboka yuko ababyeyi bakwanga, biranashoboka yuko nta n'icyo bakumarira muri uru rugendo, ndetse abantu baranagusezeranya ariko ntibagire ikintu bakumarira. Abantu barakubeshya, abantu bakagusezeranya ibintu bitazabaho, ariko umwami Yesu, haleluya, waragukunda mwene data. Umwami Yesu aragukunda, humura, umwami Yesu arahari ku bwawe. Wowe icyo ashaka ni ukumwiringira ukamutumbira. Haleluya. Ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Imana ishimwe, Uwiteka ashimwe. Haleluya. Yesu ndamukunda cyane, ni umukozi w'umuhanga. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo kuko isi iri kuremwa, Yesu Kristo yari ahari, ngahari ari umutekinisiye, ari umukozi w'umuhanga. Haleluya. Umuntu aremwa, Yesu Kristo yari ahari, haleluya, ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Nicyo gituma Yesu Kristo ahari kugira ngo afashe umuntu gutsinda intambara, arahari kugira ngo afashe umuntu gutsinda ibibazo, arahari kugira ngo afashe umuntu, haleluya, umwiyambaje wese kugira ngo amuhe ubugingo buhoraho. Arahari kugira ngo Yesu Kristo akubabarire ibyaha byose wakoze. Yesu arahari, haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mwese abarushya n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Yesu ateze amaboko aravuga ngo mwese abarushya n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Umwami Yesu ni mwiza, umwami Yesu aradukunda cyane. Haleluya. Umwami Yesu aradukunda cyane. Haleluya. Baravuga ngo mwese abarushye, haleluya, arimo aratanga karibu ku muntu wese utaramenya Yesu akaba yumvishira ijambo ry'Imana. Oh, haleluya. Yongere yibuke ibyo Yesu yakoze ku buzima bwe. Ibuka cyagihe uri mu bibazo bigoye ariko ntugire icyo uba, burya ni Yesu wabikoze. Haleluya. Ibuka cyagihe uri urwaye wenda gupfa, abantu bari bavuze bati n'ubundi nta munsi ashigaje, ariko uyu munsi uracyahumeka, burya ni Yesu wabikoze. Haleluya. Burya ni Yesu wabikoze. Haleluya. Ibuka cyagihe uri umukene cyane, nta shinge nta rugero, uri umutindi rwose, ariko uyu munsi wa none dore wateye intambwe. Oh, burya nta wundi ni Yesu wabikoze. Mwene data, Yesu arahari, Yesu aragukunda. Icyo agukeneyeho, haleluya, aragira ngo aguhe ubugingo buhoraho. Aragukeneye muri uyu mwanya, nicyo gituma ugihumeka. Uracyahumeka kubera yuko Yesu Kristo, haleluya, hari umugambi agufiteho. Arashaka yuko ukizwa, arashaka yuko umwizera, arashaka yuko wongera uyu munsi ugasubiza ubwenge ku gihe, ukibuka bya bindi yagukoreye. Haleluya. Maze ukaza akaguha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uwiteka ni mwiza. Birashoboka yuko hari ibyakunaniye, birashoboka yuko burya hari igihe, burya no kureka ibyaha biragora. Haleluya. Buriya umusinzi kugira ngo ave kubimusindisha ni ibintu bimugora cyane. Buriya umunywi w'itabi kugira ngo ave ku itabi ni ibintu bimugora cyane, ndetse ubwe ntiyanabyishoboza. Buriya rero umusambanyi biragoye kugira ngo abuveho, ubwe ntiyabyishoboza. Buriya rero umuntu w'igomwa biragoye cyane, umurozi biragoye cyane, ariko umwami Yesu aho yageze, haleluya, byose birahinduka. Umwami Yesu n'ubasha guhindura ubuzima bwawe. Umwami Yesu n'ubasha kugukura muri ubwo businzi. Umwami Yesu n'ubasha kugukura muri ubwo busambanyi. Umwami Yesu n'ubasha kugukura muri ubwo butukanyi. Umwami Yesu ushobora kugukura muri ako gasuzuguro. Ariko haleluya, icyo umwami Yesu ashaka ni ukumwizera gusa, ukamwiringira. Haleluya. Amahoro agataha mu mutima wawe.